twongeye kubasuhuza mwebwe mukurikirana Easy Music Rwanda. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amasomo atandukanye kandi meza cyane nkuko twagiye tubona yuko agenda abagirira umumaro munini cyane. Ubu tugiye kurebera hamwe no kuri party ya kane. Wowe utarareba party ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, byaba byiza ubanje kugenda ukazimenya kuko nibyo byagufasha kugira usobanukirwe aho tugeze. Aho ngubu tugiye kurebera noneho muri note ya mi. Benshi tukunda kuyita mi cyangwa tukayita i, urumva n'indimi zitandukanye. Ntabwo biriwe ikibazo cyane kuri uza kuza kubikurikirana. Icyo tugiye kureba noneho no kumenya amanote nayo dukoresha muri mi igihe turi gucurangira n'ubundi root note yacu ari mi. Kurikirana iri somo riraza kugufasha kandi ujye ukomeza gukurikirana n'amasomo yose dushyiraho. Noneho tugiye kurebera note yacu twari tugiye kureberamo ni mi cyangwa se bamwe bakayita e. Uburyo tuyifata, tuza muri bare ya mbere, tufata ku murya wa gatatu, hano mu murya wa gatanu muri bare ya kabiri, umurya wa kangahe wa kane muri bare naho ya kabiri. Iyi ngiyi ikaba ariyo mi yacu. Bishatse kuvuga ngo niyo iri premiere. Murabizi ku masomo twakurikiranye ubushize tukwiga premiere, deuxième, troisième, quatrième, cinquième na sixième. Ubwo noneho tugiye kurebera hamwe noneho quatrième. Murabizi ko quatrième na cinquième na première ziba ziri ari majeur. Noneho deuxième na troisième na sixième ziri minor. Ubwo tugiye kureba quatrième yayo. Quatrième yayo ni la. La ndakeka twarayibonye ubushize. Kuyifata ntabwo ndi usubiremo ko ni ibintu byoroheje cyane. Ubushize twayibonye ari cinquième yo muri re, ariko hano ni quatrième yo muri mi. Noneho cinquième niyo bita si cyangwa se bakunda kuyita b. Urabona ndaza hano kwibare ya kabiri, njyamisheho aka gatoki kanye gafatiye imirya itanu yose. Noneho aka ngaka nako kuri bare hano muri bare ya kane nze njyamisheho, urabona ni uguturuka hano kabiri, gatatu, kane. Iyi niyo bita si. Noneho ubwo tumaze kubona iyi ngiyi ni première, quatrième, cinquième. Okay, reka turebe noneho minor. Twifashisha ubwo ni deuxième na troisième na sixième. Deuxième aba ari fa dièse mineur cyangwa se F sharp minor muri mu Cyongereza. Urabona nze nkaryamisha aka gatoki kaza ku mirya yose muri bare ya kabiri, nkaza muri bare ya kane, nkaza akanyaryamisha ku murya wa kangahe wa gatanu, aha ku murya wa kane. Iyi niyo bita fa dièse mineur. Noneho iyi ni deuxième. Troisième iba ni sol dièse mineur cyangwa se G sharp minor. Bishatse kuvuga ngo nawe urabona ko uretse kuba nimuka gusa mva hano ifatwa kimwe na yindi twari tumaze kubona. Noneho sixième nifatira gutya. Urabona nari mfite 5, cinquième hano, sixième nza hano, noneho niyo bita do dièse mineur. Urabona ka gatoki nzanga karyamisha hano ku mirya itanu muri bare ya kane, hano nkaza ubwo ni bare ya kane, ya gatanu, ya gatandatu, nkaza hano ku murya wa kane, hano ku murya wa gatatu. Aka ngaka ngagashyira ku murya wa kabiri muri bare ya gatanu. Ni iyi ngiyi. Nikeza ko twazibonye. Iyi ni première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ubushize nababwiye ngo tuzajya twifashisha nk'akaririmbo kugira ngo wenda tuze kumenya ise ni gute dushaka kuririmba indirimbo, kwimuka, ibintu nk'ibyo. Ntabwo ari ibintu bigoye cyane, bisaba kumva, ugakoresha umutwe ukumva. Waba wenda unicaye n'urugero runaka ukajya wumva nk'indirimbo kwasi nkanga, wenda nawe utangiye kwiga gucuranga ukati bahereye muri rimwe, bagiye gatanu, bagiye kane, ibintu nk'ibyo ukabigerageza kugenda ubyitoza. Bituma ntabwo ari ngombwa ko ubu unafite gitari, bigenda bikorera cyane umutwe, bikagufasha kuba wamenya gukoresha no kwimuka cyangwa se kuba wamenya kuba wakoresha umutwe, ari ukamenya umuntu ari kuririmba, ari kuva ahangaha, ari kujya. Twifashisha indirimbo, ntabwo nzi kuririmba, murabyihangana, ariko icyo tureberaho ni ukwifashisha twebwe kugira tumenye se turita hano kuri gitari, tumenye ngo nandirimbye gutya se ni hendi bujye n'ibindi bujye. Kanifashisha indirimbo ni isanzwe. Ushimwe muremyi mani hambaye,
ushimwe ushimwe Yesu we ushimwe ushimwe muremyi mani hambaye ushimwe ushimwe Yesu we ntekereza ko atari ibintu bigoye cyane ari ibintu uri kubona nawe byoroheje cyane cyane icyo mba mukeneyeho ni iki ni uko ukora practice ukagerageza kwitoza bishoboka cyane ukitoza ibintu byinshi ukigana indirimbo ukagerageza kujya uzumva ukagenda ukora ugerageza mu manota tumaze kumenya gucurangira muri do twamenyere tumaze kumenya mi kuko wowe bikurikiranye yuko umaze kubifata urumva ko ari ibintu byoroshye cyane ubutaha turagenda tubona n'andi manote ku buryo byagenda bikorohera kandi bikagufasha kuba wamenya ubumenyi wowe wakurikiranye iyi video ntukibagirwe gusangiza abandi bagenzi bawe kugira nabo ubumenyi babashe kumenya. Ni byiza cyane kuduha comment, hari ibyifuzo muba mufite bitandukanye ibyo bitwandikira ari hasi muri section ya comment, kandi ntiwibagirwe gukora like kandi n'utaranakora subscribe uyikore kugira ujye ukurikirana andi ma video menshi cyane tugenda dushyiraho kuri Easy Music Rwanda. Murakoze cyane.